marabipagasa marabishakisha ngo azabizane hawo ngiye nshobora kuba nibaza nti ura muganga kuko watuvuriye yaramuvuye arakira cyangwa nubundi yongeye arasara yongeye baramushambagiza kuko ntago numva ukuntu umuntu wari utangiye kujya ajya kuvuga ubutumwa bwiza umuntu wari utangiye kujya ajya kubwiriza umuntu wari utangiye kubwira abantu ibya Yesu anga yiriya muganga ngo basi wenda ndebe ko yamuza kuko cyagige derukana hari muri ya shyamba yego nicyo gihe nanjye merukira kumubona kuko muganga ari mbarambwiye ngari kumubona mu ishyamba ahogera ngari musangamo kandi muganga ambwiye ko ati kugira ngo umugabo wawe aze nanya y'intoki mwese mwararebaga yamuhishe he uko natwe turi kugahari ko kumushakisha noneho nyirasenge muganga nawe ati banzuzanira amafaranga ubundi reko umugabo utamubona wese ubumuriki nyirasenge asadundamereye nabi buri munsi telefone ngo arashaka nde karashaka umwana wiwe umwana we yarabuze ngo kwarongeye turamuroga none avuga ko ari nge na umwana akeneye kurya inzi ikeneye kwishyurwa bahasigaye iminsi mike ngo basubire ku ishuri buse nkuriki ntabwo mbizi umubwira se ko ndamara imeze neza ndi mu buzima buryoshye oya ukiha mu mahoro mu mutima wawe nicyo nagira ngo nkubaze reka ngushimire ku mwanya yampaye nta magambo menshi iyo bino bintu ngerageje kubivugaho cyane cyangwa nkagerageza kubyinjiramo cyane numva biri kuntesha concentration y'ubwonko koza basi mbare ugerageza ahantu hose uhashakisha basuma amakuru iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye oye sireka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura ibyishimo by'Abanyarwanda bagasika mutendo za sene mugura samatera gake cyagasamura n'icere kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twaguteguriye uyu mwaka rero turi mu mpera zawo ariko tugomba gukora byinshi kandi mu buryo bugiye butandukanye ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nayo wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane ashobokana no gusaba kujya twandikira muri comment kugira ngo turebe ibyo twakongera cyangwa se ibyo twagabanya turebe ibyabanogeye ndetse n'ibitabanogeye turahari ku bwanyu kandi namwe murahari ku bwacu tutabafite mu byukuri ntago twaba duhari nta nabo twaba turihira nta nabo twaba tuvunikira rero mugomba kudufasha kandi mukatuba hafi mu buryo bwose bugirute bushoboka uyu munsi rero ndumva ijwi ryanjye ritameze neza mu byukuri ndabasaba ko mumbabarira murumva ko ijwi ryanjye ritari hejuru cyane sibyo murambabarira nagize ikibazo mu mihogo ariko ndabizi neza ko ndibuze gukira bidatinze so rero Innocent muramubona hano imbere y'amaso yanyu aragaragara nk'umuntu utishimye kandi koko ni mu gihe ntago waba uri mu bibazo nk'ibi ngibi ku maso yawe hagaragaraho ibyishimo usibye ko akeneye amasengesho yanyu ndetse n'inama zanyu mukeneye kumuba hafi kugira ngo abashe kuba nawe ameze neza Innocent bimeze biti ameze tumeze nk'iki nibisanzwe nagihinduka nagishya mu buzima bwanjye njyewe nkunda kukubwira ngo iyo ni ijambo nakubwiye umunsi wa mbere namenyaga story yawe cyangwa se umunsi wa mbere wamganirije story yawe narakubwiye ngo nta mvura idahita kandi kugera kure cyane siko gupfa ikindi ibibazo uri gucamwe uyu munsi aba ari ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza ntabwo ushobora gutanga ubuhamya utagize ntabwo ushobora kuvuga ibyo utabonye cyangwa se ube wakora ibyo utazi so rero humura ibi byose uri gucamo today ndabizi neza ko nyuma y'ibibazo n'ibigeragezo haza ibisubizo buriya hari ukuntu Imana iba ishaka kukureba nta musirikare wakemerwa ataciye mu ikosi ntabwo bibaho uwo nguwo ntabwo aba ari intore aba ari intoragura amayugi niko nabivuga
kose ritarangira muri Imana ubwayo niyo ibizi nyine igihe ibintu bizarangirira, kuko niyo ibizi n'igihe byatangiriye. So rero nakubwira ngo komera, dutangira ikiganiro, komera cyane, Imana irahari ku bwawe kandi uriho kubw'impamvu, ntago waje kubw'impanuka. Kubwanjye simbihakanye kuko no kuba ndiho ndi kubw'Imana, ntago ari kubwanjye, no kuba ndi guhumeka ni kubw'Imana, ntago ari kubwanjye. None se andi makuru y'iminsi sinabaye ko nagishya se sitwirukanganye imisozi. So ndabizi ari ahantu narakomerekeye kuko wa munsi bisa nkaho nahagiye iminsi yara nko kuri 3-4 cunga ko yasohoka mwakira gihuru yinjiyemo ndamubura. Twagira ngo asiga afite izindi mbaraga zimukoresha. Kera ukuntu twarebaga filimi, abantu bakunze kureba filime uko bisa kose abantu bitaba ninja barabazi. Umuntu warwanaga akajya kubona arabuze, ukajya kubona aguturutse inyuma. Ngiye cyagiye burya naramumanutse, urabona ko nagusize inyuma. Mu manuka aho ndangije mbona yinjiye mu gihuru, mbona yinjiye ahantu mu gihuru. Nabati iki gihuru ngiye ntago nakinjiramo, sibyo? None ndavuga ati reka nzamuke mucungira inyuma, sibyo? Kubera ko rero hari amwarira shyamba ariwe wari uhazi, wabonye ko n'uburire bwari bwo ariho bwari buri. Ngo nungurikira ati njya hangaha ndahaza, wagira ngo ni mu buturo bwe. Wagira ngo ni mu buturo bwe, ahantu yari amaze hafi ibyumweru birenga bingahe, yari ahazi cyane kuturusha. Yinjiramo hahandi, ntago nzi ahantu yasohokeye, ntago nzi amavene yasohokeyemo. Rero njyewe uyu munsi naguhamagaye gusaba ko waza nka kubaza byibuze nimba nta yandi makuru ye wabuzi cyangwa se waba ufite. Nta yandi makuru nziye, ikindi aje ishinga no gushaka amafaranga y'uriya muganga ngo basi wenda ndebe ko yamuza, kuko cyagiye derukana hari muri iriya shyamba. Yego nicyo gihe nanjye merukira kumubona, kuko muganga ari mbarambwiye ngo ari kumubona mu ishyamba, ahogeza ngo ari musangamo. Kandi muganga ambwiye ko ati kugira ngo umugabo wawe aze nuko ugomba ntago ngiye nkorera ubuntu, kuko imiti nshaka nanjye banayishatse ku mafaranga nambuka nganja muri Nigeria, njya muri Tanzania ari amafaranga, ntago ngenda n'amaguru cyangwa ntago nicanga ngo mbitumize. Yego genda ushaka amafaranga ubundi nuza umugabo wawe nzamuzana. None se akaba ariyo mpamvu se cyagiye twase tumubura ku munota wa nyuma. Ngiye buri hariya nakoze ikosa, namwe bantu banjye mu mbabarire, haranashyizemo amarangamutima, mushyiramo no kwizera kwinshi. Ubundi ngiye hariya banakurenganya. None se ukuntu wari umufashe, yari kugenda utumufasha, yarakubwiye ati ndekura ndijyana. Arega buriya Innocent wari kumuzirika, ahubwo mwari kurwana mu gashucu karano ukuntu nabonaga ari habi. Uriya ni umugabo wawe ndabyemera, sibyo? Mufiteho n'uburenganzira 100%. Ariko nyuma y'ibyo hari n'umuntu umubazwa atari umugabo we cyangwa se atari n'umwana we. Nk'ubu ngubu urebye ibibazo ndi guhatwa muri no minsi, babambaza bati umuntu waramubonye banga kumufata, banga kumuzana. Bambaza bati kuki wamubonye ntiwitabaza inzego z'ibanze zari ziri aho mu mudugudu ngo zimugufashe? Kuki wamubonye ntuhamagaza abantu baze ngo bagufashe? N'uwo nazanye twari babiri mwarabibonye, yaratunaniye. Noneho tena wanyirasengewe telefone yiwe igihe kiri kugira nkamushyira blacklist kubera kumpamagara buri kanya, sibyo? Ati uwo mwana ni wowe uza ahantu ari ugomba kumuzana. Nteko niba kurenganya nabuze icyo gukora. Wamenye amakuru n'uko natwe twayamenye n'uko nabo bayabonye. Nese wari kugize Imana ubonye umuntu ukajya guhuruza. Niba nakurenganya, bakurenganya ngo bagutera amabuye, yego kuba waramurekuye ntago yari imfungwa kubyo hamumuziritse, wamugiriye icyizere. Nagize icyizere cyawe yaragitete, aguca amazi nyine aravuga ati okay buriya yarakubaraga ati reka mureka ndekure aha ndahazi nitugeraho tugera ndabindiruko. Ese ubundi nicyo cyizere kiraza amasimbi kubera ko so yawatumye yirukanka, so yawatumye ajya kurara mu ishyamba. Nimba arakubwiye ngo kuba ari hariya, ngo yarebye ngo kuba mu rugo, mbese ubwo yashatse kugaragaza kuba ari iruhande rwanjye bamuteye ikibazo. No kuvuga ngo nje ikintu cyanambabaje kikanantera agahinda, nukuntu basi nagerageje kumubaza ngo niki cyagukuye mu rugo. Yagusubije iki?
yanga ijambo yagusubije ni iri yarambwiye ngo urabona ngo nimba ngo naravuye mu rugo ngo niba naraje mu rugo nkaza gufata ibikoresho ngo bikagenda gutya na gutya. none se kari byo nibaza kwicara hariya basi mara bipagasa. Buriya rero tujye dusesengura ibintu urebe n'ibintu birimo ndani kuba ryamye hariya mara bipagasa mara bishakisha ngo azabizane. Hawo ngiye nshobora kuba nibaza nti uriya muganga kuko watuvuriye yaramuvuye arakira cyangwa n'ubundi yongeye arasara yongeye baramushambagiza kuko ntago numva ukuntu umuntu wari utangiye kujya ajya kuvuga ubutumwa bwiza, umuntu wari utangiye kujya ajya kubwiriza, umuntu wari utangiye kubwira abantu ibya Yesu yifata kongera agasubira mu iramico hari mu ishyamba ntekereza ko no kurya nimba arya simbizi. Abantu baramubonye uburyo asigaye asa ibikoto asigaye yambara yamfasha nk'umuntu atazi. Ndasura n'ubuzima yahisemo kuba mu ishyamba tubyemere se tubimuharira ati wahisemo kuba mu ishyamba usana no ko yirukanse ari umuntu aramenya amushakira he. Nibyo nyine ngiye ndi kwibaza ngiye naguhamagaye uyu munsi ngo unze nkubaze nimba uwo muntu utamuzi waba warongeye kugira ute kumukorera biriya bintu cyangwa se nimba binashoboka ko twakifashisha muganga wundi tumushaka ko nge nunu birandambiye. Byose ni amafaranga, byose kuba byose ni amafaranga hanyuma ndayakura he? Mbona na mama Jarike nawe yane ari serere kuri nge. Umwana aturuka hariya umwana undi umugabo hanyuma nge ndi umuntu wo gufata ibyo bibazo byose nkabishyira ku mutwe wanjye. Ibihembwe bigiye donc nuze vacances igiye kurangira. Wowe nura mugore nawe marazi nduru Jarike nta nubwo ashavuga ati basi wenda reka dushiramwe dufatanye minervare y'umwana ari kuzana ndimbwa akazi ibyo narabyemeye. Ubona ubwo bwenge abufite uraza ngo kubango ngo n'umugabo wakamfashije ibyo byose ari imihanda ari mu mashyamba sinzi ahari arankubita amaso agira ngo abonye dayimoni. Yewe babazira umbwiza kuri nkoriki ubundi bajya bavuga ngo ibibazo byose ufite ku mutwe wanjye mbigushyizeho. Baba bavuga ngo umanika agati wicaye wajya guhaguruka umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Byo nza kumenya ko ibi bintu ari ukunguka ubizanya affecta. Ntago mba naraje mu bibazo byanyu pe wapi reka kwirenganya. Nimba ntangiye kubazwa umuntu ntaza ahantu hari umuntu ntagizemo uruhare ngo ajye mu ishyamba ni umuntu uraho ngaho umuntu ntazi ndetse ko wabo uzi ko turi gusoza umwaka ndi kubazwa umukobwa wasaze ndi kumukoresha ikiganiro ubu ngubu ni ibibazo n'ingumi ndi kuza nkabazwa uriya mugabo wawe nisugo ngubwo akabigasekwa nkake ngomba barumbwire abantu bose kubura kwabo cyangwa gusara kwabo nta ruhari nabigizemo nk'abantu. Rero bari kukubaza n'umusazi ntago bizi akora naruye akubwenga agahinda gashira kandi kari mwibagara navuye mwabira bintu bya sadunda by'ubutinganyi ngo ibintu birarangiye ngiye gutuza none reba tena ahisabura burundu. Abantu babonaga ari nge muhora iruhande ndi close kuri we bari kumbaza ngo uwo muntu ari ni hato n'ubuyobozi bukabyinjira. Abantu badukurikira namwe sadunda ndabyemera ko ari umugabo waje pe ahantu twese twurira imisozi twari turi kumwe na Nyashyi amuca mu myanya y'intoki mwese mwararebaga yamuhishe he uko natwe turi kugahari ko kumushakisha. Noneho nyirasenge umuganga nawe ati banzuzanira amafaranga ubundi rero umugabo utamubona wese ubunkuriki. Nyirasenge wa sadunda mereye nabi buri munsi telefone ye ngo arashaka nde karashaka umugabo mu mwana wiwe umwana we yarabuze ngo kwarongeye turamuroga none avuga ko ari nge namuroze apo Mana shenga ubwo bimvuyeho. Mbese ubundi bikuvuye ngo uwo mugore ngo wose ashobora kuba ari urogo uwo mugabo. None se kuko saza iwanje akongera gatorongera vuge ko se ninjye umuroga ninjye wirogera umugabo se sense yari yindi case
Ngiye icyifuzo cyanjye rero umunsi nagira ngo nkubaze nimba basi nta makuru y'ahantu ari waba ufite, nkubaze ese basi ntiyagarutse mu rugo mukaba mutarabimbwiye, nkubaze ese uwo muganga wakubwiye ngo ari hariya nta kindi kintu kizima yegeze akubwira. icyo ashaka ni amafaranga, ubundi umugabo wanjye mukamubona, kandi amafaranga nayo mfite yaguciye mu myanya. None se akubwiye nawe gabura ntago ari ngombwa guhita utanga amafaranga, akubwira ko iki impamvu yatumye agenda se ari iyi? Cyambere yambwiye ko impamvu ngo yatumye agenda ngo ari ubukene bwo mu rugo. Nkibaza se ubukene bundi azabuhongera hehe nataza ngo dukore? Nese ubukene azabuhongera? Innocent, ibyo nashaka kukubaza ngiye byari ibyo, ariko none se mu rugo ubuzima buhagaze bute? Shagiye byancanze pe. Ndikwirwa nirukanga inyuma y'umugabo utashaka kuza mu rugo. Ibyo nadandazaga nabyo ntikicuruza. Narahombye. Kubera iki? Ndirukanga inyuma ye, ndajya gushaka abo baganga, umwana akeneye kurya, inzi ikeneye kwishyurwa. Bahasigaye iminsi mike ngo basubire ku ishuri. Buse nk'uriki? Ntabwo mbizi. Mubwira se ko ndamara imeze neza ndi mu buzima buryoshye. Oya. Innocent, mfite agahinda mu mutima wanjye gakomeye cyane. Menya ari nabyo bintu bya nyafexe bigatuma mera gutya. Numva narwaye kubera ko ibyo bibazo byose iyo biguhuriye we wakiyevara ubwawe ugasanga nta ruhari wegeze ubigiramo kugira ngo ibyo bintu bibe. Wabikora hikize? Usibye kwituriza gusukika ukiha mu mahoro mu mutima wawe. Nicyo nagira ngo nkubaze, reka ngushimire ku mwanya yampaye. Nta magambo menshi, iyo bino bintu ngerageje kubivugaho cyane cyangwa nkagerageza kubyinjiramo cyane, numva biri kuntesha concentration y'ubwonko. Koza basi mbare ugerageza ahantu hose uhashakisha basuma amakuru, kuko amafaranga y'umuganga nawe arimo kunsaba nayo mfite kugira ngo ngarurire umugabo. Innocent, so ndagushimiye cyane, komeze usenge cyane, namwe mudukurikiye mukomeze mudusengere. Nge amagambo yashize ivuga ntacyo mfite cyo kurenzaho. Namwe uruhare n'urwanyu mu ibitekerezo mumbwire nakora iki. Wowe uri kubazwa umuntu utazi uruhare utagizemo uruhare kugira ngo asare cyangwa yagira ikindi kibazo runaka, wakora iki? Mutugire inama ndetse na Innocent ese tumureke yangare dukora iki? Innocent, gira ikintu ubwira abantu badukurikiye dusoza ikiganiro. Nta birenze, nta bintu bishya byo kubabwira, gusa ndabakunda cyane, support yanyu, inama, amasengesho. Kw'icyambere cyose no gusenga kandi wafashe gusenga pe, kuko urugamba ndimo, indwano ndimo, ndikwibaza nimba ari nge waziremeye byancanze. Nyeneye amaboko yanyu. Ntago waremeye kubabara kandi ntago waremeye kuhora mu bibazo. Ibyo byose bizarangira, ikintu cyose gifite itangiriro burakigira n'iherezo. Reka ngushimire rero ku mwanya mpaye kandi n'uburyo waneze amatwi. Turahuza ibiganza kandi dutahiriza umugozi umwe. Yaba mwebwe muri kutureba ndetse na Innocent nanjye n'abandi bantu bashuti bacu. Ture kuri amugabo twamubona basi kagaruka mu rugo. So rero Imana ikomeze ibandindire, irinde n'imiryango yanyu nabo mukomokaho bose, ari komeze kubaho umugisha muri uyu mwaka tugiye gutangira. Turabakunda cyane.